kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu buganga bareba inyama zo mu nda ko zishobora kuba zifite ikibazo, minzaru al-maida cyangwa se endoscopy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala tammani lakmalani ala khairi khalqillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dukomeje kurebera hamwe amasomo y'ibigendanye na masail cyangwa se nawazilu as-siyam, bimwe mu bintu bishya by'ibyaduka byabonetse nyuma yaho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itabarukiye ndetse n'abasangirangendo bayo, ariko abamenyi bacu rahimahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala bagirira impuhwe, bicaye babiganiraho, babirebaho ndetse baduha umwanzuro dukwiriye kugenderaho mu dini kuri ibyo bintu. Icyo dukurikije ku bigendanye na minzaru al-maida cyangwa se endoscopy cyangwa se ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu buganga bareba inyama zo mu nda ko zishobora kuba zifite ikibazo. Kiba kimeze gite? Kiba kigizwe n'umugozi, twabyita umugozi cyangwa se uruhombo ruriho kamera bashyira mu kanwa, rukamanuka mu muhogo, rukagenda kugeza ubwo rugera mu nda. Tukibaza tuti, umuntu wabikoresheje yasibye, uyu nguyu byangiza igisibo cye? Abamenyi rero ntabwo bavuze rumwe kuri iki gikoresho gikoreshwa mu buganga kugira ngo barebe inyama zo mu nda niba zaba zifite ikibazo. Ariko nanone bikaba bishingiye ku bigendanye n'amasala yindi cyangwa se irindi somo rirebana no kuba umuntu yashyira mu nda ibintu bidatunga ubuzima bwe. Ibi nabyo abamenyi ntibabivuzeho. Urugero, nko kuba umuntu yamira ibuye cyangwa se akamira isaro, ese ibi bimwangiriza igisibo? Abamenyi ntabwo babivuzeho rumwe. Bamwe baravuze bati ibi byangiza igisibo, kuba umuntu yamira isaro cyangwa se ibuye ripfa kuba ryagiye mu nda rikicaramo, icyo gihe ibi ngibi byangiza igisibo. Abavuga ngo igihe ryagiye rikagumamo nturigarure, abangaba ni bamwe mu bakurikira Imamu Abi Hanifa, bavuga yuko ibi bishobora kwangiza igisibo. Ndetse bakanavuga, turi buze kubigarukaho, umwe mu bamenyi, ni ibigaragaza ukuntu abamenyi barebaga kure. Umwe mu bamenyi ba Ahnaf bakurikira Imamu Abi Hanifa yavuze yuko bishoboka ko umuntu ashobora kuba yashyiramo icyo kintu kidagaburira umubiri nk'ibuye cyangwa se isaro, ariko yakiziritse ku mugozi, ariko akagikuramo, icyo gihe ntabwo byakangiza isomuye. Bishingiye, iyi masala rero y'iki gikoresho ishingiye kuri iryo somo ryo kuvuga riti, ese umuntu wamize isaro cyangwa se wamize ibuye, bisanzwe bitari butunga umubiri we, ibi byamwangiza igisibo? Turavuga tuti, abamenyi ntibabivuzeho rumwe, ariko imvugo y'impamo ni uko abamenyi babona ko atari ibi bitangiza igisibo, ahubwo ibyangiza igisibo ni ibintu umuntu yariye bishobora kuba byagirira umubiri we akamaro bikagera mu nda. Bishobora kuba byagirira akamaro umubiri we bikagera mu nda, ariko igihe umuntu yamize isaro, yamize ibuye, ntabwo byangiza igisibo cye. Wahada ikhtiyaru Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ndetse uko ni nako Ibn Taymiyyah abibona. Turagaruka rero ku kibazo cyacu cya gikoresho gikoreshwa mu buganga bifashisha kugira ngo barebe inyama zo mu nda niba zifite ikibazo. Abamenyi bavuga yuko iki gikoresho gikoreshwa mu buryo bubiri. Kibaye gikoreshejwe nta kintu cyashyizweho, nta kindi kintu bacyongeyeho ngo bagishyireho, bakagifata gusa bakakimanura mu nda, kikagera mu nda, kikareba ibyo kireba, kikongera kikagarurwa, abamenyi bavuga yuko icyo gihe kitangiza igisibo, ntabwo cyangiza igisibo. Ariko bakavuga bati, igihe cyakoreshejwe bagashyiraho ibindi bikoreshwa mu buganga nk'ibintu basigaho kugira ngo kibe cyamanuka neza, rimwe na rimwe hari ibiba birimo ibishobora kuba byajya mu nda bikaba byagirira akamaro umubiri w'umuntu. Icyo gihe ibyo byasizweho umuntu iyo gikoresheje cyangiza igisibo cye. Byumvikane ko kirimo ibice bibiri.
igihe cyakoreshejwe nta kintu kiriho ntabwo cyangiza igisibo, ariko igihe cyakoreshejwe bashyizeho ibyo bikoresho bikoreshwa mu buganga bishobora kuba byajya mu nda umubiri ukabigiraho akamaro, icyo gihe byangiza igisibo, umuntu ntabwo yemerewe kuba yagikoresha igihe yasibye. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.